Hello lovers, mumeze mute? Njye meze neza. Naje mu gice cya gatatu cy'inkuru y'urukundo rwanjye. Igice cya gatatu kikaba kiri bunavemo nyine kikaba ari cyo finale y'inkuru y'urukundo rwanjye. Ndababwiye ngo mbere yuko ntangira mbanje gushimira buri muntu wese wakurikiye iyi nkuru kandi akanyereka ko ayikunda. Ikindi nshimiye abantu buri wese umuntu ukomeje gusharinga amavideo yanjye, YouTube channel yanjye iri kugenda izamuka. Nukuri abatesi ndabashimiye kandi ndabakunda aho muri hose. Imana ikomeze ibamere umugisha mwinshi. Iyi nkuru y'urukundo rwanjye rero harimo abagiye bandika muri comment ngo ni planka, niba ari planka guys, ngiye mvuze ngo ni inkuru y'urukundo rwanjye ni yanjye nyine. Ntago naza kuvuga ngo ndahimba inkuru, ni inkuru nyine yambayeho kandi ndumva nta kintu kirenze ku buryo nge najya guhimba ino nkuru. Niba ari inkuru y'impimbano nge nzajya mbyandika kuko ndi mu murongo wo kujya mbaha inkuru nyinshi. Rero nizajya iba ari planka nyine ari nk'inkuru nihimbiye numvira ryoshye, nzajya mbibabwira yuko ari inkuru nihimbiye. Niba ari inkuru y'inshuti yanjye nzajya mbabwira ko ari inkuru y'inshuti yanjye, ariko iyi nkuru nababwiye ngo ni inkuru yanjye, inkuru y'urukundo rwanjye. Sasa rero reka twigendere n'igice cya gatatu aricyo finale, ariko mbabwira ngo mukomeze mukore subscribe, share, like, comment, ubundi twigendere kuko hari indi nkuru ndi gukora nziza iryoshye irebana n'abamama b'intwari. Abamama b'intwari, iyo nkuru ndayibatuye, iyo nkuru ndabinginze. Abana muzi ko mwarezwe n'ababyeyi b'abamama gusa, abana muzi ko mwarezwe n'ababyeyi gusa b'abamama kandi bakabarera neza, bakababera beza, iyo nkuru irabareba. Ababyeyi muzi neza ko mwakoze inshingano zanyu neza mutitaye ku mbogamizi zose mwagiye muhora nazo, iyo nkuru ndayibatuye. Mureke twikomereze n'inkuru y'urukundo rwanjye, igice cya gatatu ariyo finale. Igice cya kabiri murabyibuka yuko iyi nkuru iraryoshye, irakomeza iryohe, ariko nyine irangira nabi. Irangira nyine urukundo rudatsinze, kandi ubundi urukundo rwanyarwo rwiza ruryoshye rugomba kurangira inkuru umva mbese iyo urukundo nyine rutsinze. Ariko twebwe njye na Rodrigue ntabwo byakunze. Gusa nubwo bitakunze hari inama ndi bubagishe kuko nyuma yabwo okay. Igice cya kabiri rero cyatangiye mbabwira uburyo Rodrigue namubabariye, nyuma n'ubundi akansaba ko njya gusura iwabo. Nyine twarakomeje turakundana, wagira ngo ni nabwo twari tugikundanye, wagira ngo nibwo urukundo rwaye rutangiye guys. Nageze aho iwabo bahoraga bamugatiza bwete si aza dusure tesi nza kuvuga reka ngereyo mbasure kuko urukundo rwanjye na Rodrigue none rwaragiye rurakura. Rodrigue aragenda abikize umusore w'inshingano. Mwari mwabona umusore w'inshingano? Hari ibintu abantu bakunze kuvuga ngo uriya mumama ngo agira inshingano, ngo umumama nugira inshingano, ngo umupapa nugira inshingano. Guys, Rodrigue yaragiye aba boyfriend w'inshingano, aba umuhungu w'inshuti yanyu ugira inshingano ku buzima bwanjye. Ubwo igihe cyarageze mfata umwanya ndabareka njye kureba Rodrigue. Ndabyibuka hari mu gitondo ubwo nari naranye gahunda yuko ndi bujye kureba Rodrigue. Ndabyuka nk'ibisanzwe, nkora uturimo nk'umukobwa mu rugo, ntekera mama icyayi turanywa. Nifuza kugenda nanamutekeye mama, ndamutekera. Ndamubwira ati ndagiye. Mwibuke neza nababwiye ngo mama wanjye ari inshuti yanjye, nababwiye ngo ngiye kureba Rodrigue. Mama aravuga ati
nta kibazo basohoze kuko rimwe njye na Rodrigue twigeze guhuza na mama kuri telefone abamama bacu nyine baravugana urumva nta mpungenge yari afite zo kumva ngo ngiye aha n'aha yari abizi ko Rodrigue ari umuntu mwiza hagati aho hari akantu gato nifuza kubabwira ari nako nyine umuntu agira akavuga ati uyu muntu niwe wanjye ndabyibuka njye na mama nari nkirangiza kwiga urumva nyine ntabwo ibintu byose nahera ku murongo mbibabwira urumva ari ibyo nagiye naruka ariko ibyo nagiye naruka ntabwo birenze njye nahisemo kubabwira ibigiye nyine bikubiyemo nyine uburyo nagiye mbana Rodrigue biri hejuru nyine byatumye mwizera byatumye mbona ko ari we muntu nari guhitamo kuko niyo ari kuzana abandi basore bangahe nari kongera nkahitamo my Rodrigue kuko pena hari ikintu abantu bajya bavuga ngo umuntu ngo namwe izo wabuze inenge ngo namwe izo wagize ute icyo gihe ndi gukundana na Rodrigue my people nta nenge nimwe nabonaga kuri Rodrigue ndabwiye ngo nta nenge nimwe nabonaga kuri Rodrigue pe kuko usibye ka kantu kabayeho ku inshuti yanjye ambwira haje undi mukobwa barya ako kantu niko wenda kandi nako ntago nari siriya kuko narabwiwe ntago nabonye umuntu uri mu rukundo rero kumubwira ngo twabonye atamwiboneye biba byoroshye kumukomveka kandi akumva kandi akongera akizera uwo muntu nyirangiza kwiga rero mama nawe akazi utuntu yacuruzaga byaranze bibaho nyine arabivamo arabireka muri uko kubireka rero nanjye nashakisha akazi ndagenda ndakabura turashakisha akazi ndakabura mama nawe akomeza gushakisha akazi arakabura umva amezi 3 arashira tutishyura inzu njye na mama twabagamo byageze aho nyir'inzu aravuga ngo abantu mudashoboye kwishyura inzu mujya mu zo mushoboye natwe amafaranga tuba tuyakeneye niyo atubeshejeho aduha iminsi 5 yo kuba tutari mu nzu yiwe kuko urumva twari tumaze amezi menshi tutishyura inzu ntabwo rero nari nzi kugenda ngo mbwire umuntu agahinda kanjye mbwire umuntu ibibazo byanjye ndimo bijya bingora kujya nyine gutera umuntu impuhwe kuko no mu busanzwe nyine nango nyine kuza ngo mvuge murane ibibazo abantu bambonemo ibibazo birangora kumva ko nyine ngiye kubwira umuntu ibibazo ndavuga ese arumva ko se ndi kumusaba arumva se ko nyine ndije nayo ndi mu bibazo kumva ko ngiye kubwira umuntu ibibazo byanjye ubwo umunsi umwe rero nari ndi mu cyumba ndi kwisiga telefone yari iri muri salo na mama ari muri salo telefone irasona aramwe ngo Rodrigue ari kuguhamagara ndambwira mama mwitabe mubwiye ko twitunganya ubundi turavuga ndazi kumuvugisha nisoza kurumva yarazi mama bari baramenyeranye bari basigara abashuti mama itaba telefone amubwira ati umeze ute mwana wanjye umeze neza kutakidusura ko Rodrigue amaze iminsi nyine ataza mu rugo nyine umva baraganira Rodrigue yari umuntu nawe ukunda kwita bazite umeze neza akomeza abaza mama rero ngo umeze neza wowe bitemwe bwe mumeze mute birangira mama wanjye amubwiye yuko turi mu bibazo inzu nyine imaze iminsi itishyuwe Rodrigue amubaza ati se bari kubasaba amafaranga angahe mama aramubwira baraganira barangiza kuvugana bundi nanjye nyine igihe narangije kwisiga navugishije Rodrigue gusa ntabwo namenye yuko yahise mama nyine nimero ziwe amwohereza amafaranga mama nta kindi yakoze yahise yishyura nyine inzu nyuma nyine aramubwira ngo Rodrigue nta cyagiye twavuganye ndamubwira none nyine yishyuye inzu nyuma rero navuganye na Rodrigue ndambwira kuki wiruhije se kubera iki reba nyine kwa kundi wamvurije ne umuntu subu we yagufashije kandi nawe wenda uzi ibibazo abarimo urumva nyine ndamuvugisha ndambwira wa nyine se buriya ntago wivunnye wigoye
Rodrigue yakundaga kwita avuga ngo baby calm down. Rodrigue yili yakundaga ndi umuntu nyine yo umuntu mbona ko yigoye cyangwa se umuntu nyine yakoze ikindi kintu, ndi umuntu uvuga amagambo meza mwareba nyine mfite impuhwe nyinshi wigoye ibintu nk'ibyo. Sese nkajya mubwira reba wanze kumfata, nk'iyo atamfataga nyine iyo yamfataga nahitaga nangira reba wanze kumfata nakubuze, nyine nkavuga utuntu twinshi nyine twuzuyemo nyine umubabaro. Rodrigue yagiranga nurisha yahitaga avuga ngo babe calm down. Rero yavugaga netaga numva nyine ko ambwiye nuze ansobanurire cyangwa se nuze mwumve. Ubwo nyine tambwira ngo babe calm down. Yeah, Rodrigue umusore mwiza. Rodrigue yarankundaga, ariko buriya hari impamvu uwo ukunda n'ugukunda hari igihe urukundo bidakunda ko mubana. Ubwo Rodrigue nahise nyine ncururuka, aratangira ati baby kuki nk'ibyo bintu bishobora kuba mu rugo ntumbwire, sobanuye iki kuri wowe. Nawe aratangira nyine arambwira arangaya gute nimba ndi kumwe nawe muri relationship, bivuze ngo ndi kumwe nawe mu bintu byose uri gucamo, ndi kumwe nawe mu bintu byose uri gucamo. Rero jya umbwira nk'iyo minsi 5 yishira we na mama wawe mwari kujyayo, nta wundi muntu ufite wari kubwira, kuki utambwira situation urimo? Urumva arangaya, nanjye kuko numva nibyo. Arambwira ati njye narangije gufata nk'umuryango wanjye, narangije kuko sinzi impamvu utaranyizera, sinzi impamvu utaranyiyumvamo. Urumva komeza nyine yababaye. Ndangije nyine ndatuza kuko yageze aho nyine anyumvisha amakosa mfite. Ndangije nyine nca bugufi ndamubwira ati mbabarire nagize ngo naba ndi kukugora, mubwira nyine ko najya mbasha kubivuga, gusa na mama yari yabimubwiye. Yabaje mama si kuki Tessa ataba yambwiye. Mama aramubwira ngo umukobwa wanjye buriya yaba ari mu bibazo bimeze bite, yaba afite agahinda kameze gute, iyo mubajije bite ahora avuga ko ari byiza. Nyine mama amubwira ukuntu neye, nanjye ndamusa ndamubwira ati ibyo bintu bijya bingora, rero umbabarire. Urumva rero ni ibintu byinshi nagiye mbanamo na Rodrigue, sinababwiye ahantu Rodrigue yigeze kunkoreshereza ukuguru kwanjye kwavunitse. Ndacyabwira Rodrigue, hari igihe njye buriya njya nkora siporo, ndabyibuka nari ndi kuzamuka abantu muzi Kimironko ku muhanda wo kwa Rwahamuzamuka, ndabyibuka nari ndi kuzamuka ndi gukora siporo, ndatsikira mu kwiramira, nyine niramiye nabi, ukuguru kwanjye ariyo insimburangingo yanjye iracika. Icitse nta wundi muntu ari kuza kumva mu muhanda, mama yari yibyibuhiye ntiyari kuza ngo ameke, nta nubwo nari kubimubwira ako kanya kuko yari kuyitagira pressure. Mama yarankundaga, mama yumvaga ko ikibazo nagiraga nawe nyine cyamukoraga. Murabyumva, umubyeyi aba ari umubyeyi. Nta wundi rero icyo gihe nahamagaye Rodrigue ndi kurira, arambwira ngo uri hehe, ahita aza kundeba. Yaje kundeba n'imodoka, asanga nyine ukuguru kwanjye kwagize gute, kwavunitse. Twaraye tugenda kuko buriya ndi umuntu Imana izamfashe. Mwabatesi mwe mujye munsengera sinkabura ubushobozi bwo kugura proteze. Nyine ntabwo nzi kugendera mu mbago pe, nazigendeyemo igihe gitoya, ntabwo nzi kuzigenderamo cyane. Rero nk'iyo ukuguru kwanjye kwagize ikibazo, nyine mba mfite ibibazo byinshi, mba nababaye, kugenda mba nica ahantu hamwe. Mbese noneho ko n'umubyibuho, kugenda muri bekiye biramvuna pe. Ni ukuri mujye musengera Imana igihora mu bushobozi bwo kubona proteze. Ubwo rero Rodrigue yaraje abona nyine mva byancanze, agahinda kanyishe, amarira ryanyishe, aje ati tuza tujye gushaka ukuntu baba bayikoze
ahita ahamagara abashyitsi biwe barabaza ati se n'ahantu bakoresha insimburangingo ngo bayisane ifite ikibazo iki n'iki. Ntabwo yari yacitse biri grave ariko iyi nyine yari ifite ikibazo ku buryo ntabasha kuyigenderamo. Ndabyuka twaragenze umve ngo baraye bayikoze ntahameze neza. Nanabibwiye mama nyuma nyine byarangiye. Rodrigue muri kumva twabanye mu bintu byinshi, yamfashije mu bintu byinshi n'uwo Rodrigue. Ubwo rero uwo munsi urumva mama ye nta kintu byari mutwaye kumubwira Rodrigue ko nawe yari amaze kumenya Rodrigue amwizeye. Ubwo njya kumusura Rodrigue nageze iwabo baranyakira barankunda turishima. Buriya ndi umuntu ugerageza kuganira, ndaganira tube duhuye bwa mbere njye mbe nakuzi mbe nkuzi turaganira. Njye mba numva nyine nshaka gusabana n'abantu, nkunda abantu. Mva nagezeyo turaganira none mama we nsanga ameze nka mama wanjye. Nyine ni abantu bakunda abantu baganira bakiri batoya. Mva navuye kwa Rodrigue bankunze. Ubwo ariko murabyumva nyine hazagamo akantu kuko userereza Rodrigue nkaseka akamuseza ati Rodrigue nyine wamuterese gute tubwire mwahuriye baraduserereza. Ubwo yari afite mushiki wiwe mutoya akajya amubwira ati bisi yakoze akazi. Urumva sister we yarabiziho. Ubwo rero navuye kwa Rodrigue bankunze. Mama waramubwira ati sinamukunze, aba brother be ati mbega umwana mwiza. Umva bose bankunze pe. Narakomeje rero nkundana na Rodrigue. Keza na Kelly baracyari inshuti zanjye. Umva ibintu biragenda birashyuha kugira ngo rero inkuru itaza kuba ndende. Reka mbakomereze njye na Rodrigue. Ndaza kubabwira ubu muri iyi nkuru ngiye kugaruka ku bantu batatu kugira ngo inkuru yangize kurangira nyine ibyo nshaka kuvugamo mbivuzemo kandi itabaye ndende. Rodrigue rero hari kuwa gatandatu ntago numva niriwe mu rugo na mama yari yagiye mu kazi. Rodrigue arambwira ngo ntago meze neza nyine yararwaye. Mva niteguye vuba njya kumureba kuko ntago nifuzaga ko ahantu Rodrigue ari bunyenera ari bumbure, kuko nanjye Rodrigue namukeneraga naramubonaga. Rodrigue namuhamagaraga nahitaga mubona. Rodrigue ikintu cyose namubwiraga yaranyumvaga. Rero nanjye kugira ngo mwishure, kugira ngo nyine nanjye mwiture ineza wenda agiye ankorera inshingano ze zose agiye yuzuza, nanjye byasabaga yuko aha mamagaye mba mpari, aho ashatse ko mwumva nyine mwumve. Mbese akimbwira ko arwaye nese nitegura vuba nyura muri supermarket mugurira utuntu nyine nzi akunda. Ndangije fata moto, nari naramenye iwabo. Ndagenda kuri gate iwabo ndasona ndindira ko baza gukingura ndaheba. Ndakomeza ndasona kumbi Rodrigue niwe wari uhari wenyine. Abavandimwe be ntabari bahari na mama we ntabari uhari. Ubwo muri kumva nyine yari afite imbaraga nkeya, yaje nyine gahoro. Araza arakingura mbona nta ntege afite, aramobera aransuhuza arangije arambwira ngo karibu. Ndagenda turicara turanza turaganira. Urumva mbanza kumubaza bite nwese byawafashwe gute. Ambwira ko agira crise nyine y'umugongo, yararwaraga umugongo, akunda kurwara umugongo. Hari igihe ngo moto yamutuye hasi nyine bigenda bimugaruka. Urumva arambwira ati masa nyine ndamumasa turaganira. Ariko ndambwira ariko ntago wariye ko nari namuguriye n'imbuto nari namushyiriye. Yakundaga umwembe. Rodrigue yakundaga umwembe. Mbese banzani yakundaga kudusetsa ati nimba nanarwaye rero akembe mujye mugashyira muri blender. Umva ubundi
mugashyire muri kuriya bohereza babyita gute kuriya muyinshyire muri sonde nyine mu mwembe muri sonde. Ubwo rero nahise ngenda mukorera umwembe mva nyine mwitaho nk'umuntu nyine nabonaga ko nta kintu yafashe yiriwe wenyine. Rodrigue tumaranye nk'amasaha 2 mutera story musubizamo imbaraga. Rodrigue yakundaga kumbwira ngo nukuri abantu bafite ibibazo cyangwa se umurawe nihungabana nzajya mukozanira kuko tesi wowe uzi nyine kuganiriza umuntu ubabaye ukamugaramo icyizere. Yakundaga kumbwira ngo ufite impano yo kuganira. Ubwo ndamuganiriza mutera story birangiye nyine ubona ko imbaraga zagarutse nyine ameze neza. Narongengana na Rodrigue murabizi bya bindi by'abasore. Rodrigue mbona atangiye kunyegera. Rodrigue mbona atangiye kunkoraho. Nahise numva ubwoba ntekereza ibintu byinshi kuko numvaga ko rwose njye na Rodrigue ibyo bintu atari vuba pe, kuko nubwo nari umusazi meze bite numvaga ko kuvuga ngo umuhungu ankuzeho numva ni ibintu birebire, numva binteye ubwoba, numva wenda ikosa ryose ndi bukore mama ari bubimenye ndaba mpemutse bundi se kuko n'ubundi dufitanye gahunda yo kuzabana nategereje ibintu nk'ibyo. Umutima ubana byinshi nanjya kwigirayo. Rodrigue ambwira nibisanzwe arambwira ngo ndifuza kugusoma. Ndambwira oya Rodrigue ntabwo ari ubu ngubu, tegereza, uri muri kumva umukobwa wubaha Imana kandi ukunda mama we. Ibyo byose hari ibintu abazi ko ari amakosa. Mama waba yaramuganirije, mama yari yaranganirije, mama yari yarambwiye umukobwa biba bigenda gutya na gutya ugomba kwitwara gutya. Umuhungu yatangiye kuzana ibingibi ujye umushidikanyaho, hari igihe batagukunda. Murumva muri uwo mwanya natangiye gutekereza ko Rodrigue atankunda. Rodrigue arakomeza aringinga. Rodrigue byaje kurangira nyine mbuze nyine imbaraga nyine kunkoraho, ariko muri kubona wa muntu ugukoresha n'imbaraga ansoma ku gahato. Ubwo niko ndi kurwana. Rodrigue nyine niko ndi kumubwira ibi ni ibiki waretse. Nyuma ndambwira ati reka ndabyibuka nagiye namusezeye, nagiye numva nyine kuba namwemeye no kunkoraho no kunsoma n'ubwansomye ku mbaraga. Ndavuga ngo numva ndi kwishinja ikosa nubwo yabikoranye imbaraga, ntabwo ndi buvuge ngo yabikoranye imbaraga kuki njyewe ntagiye kare. Nyine nagiye nigaye, nagiye mbabaye, ndagenda mfata moto ndaryama. Rodrigue arampamagara sinamwitaba. Rodrigue nyine yandika ama message n'ukuri ndagukunda n'ukuri rwose anyexcusingaho. Ubundi ndangije nanjye numva ndavuga ati buriya rero nyine nawe buriya umubiri wamushutse ko muri kumva nari nangiye kuba nari narabaye mukuru nari narabaye mukuru, narangije kwiga. Ndavuga ati buriya nawe siwe n'umubiri, nanjye nishyiraho ikosa. ndavuga se kuki njye ubundi nari nagiyeyo, kuki se ubundi njye natumye tuba turi babiri twenyine muri kumva birangira ikosa ryishyizeho. Rodrigue ndamubabarira. Nyuma rero yaje kumamagara kuri telefone arambwira ngo se utekereza ko tuzabana ryari, ese ko dukundana kandi nkwifuza, uri mukuru, uri gutekereza tubikoreho iki, ko nabonye no kuba nagukora no kugira ibindi utera amahane. Dupange vuba tubane, kuko nimba wumva ko utabikora dupange vuba tubane. Numvaga kwita mbana n'umuntu ako kanya kuko nari umukobwa
urerwa na mama we gusa, numvaga ndi gushaka akazi ngo mpindurire ubuzima mama wanjye. Mbwira Rodrigue ko kubana atari ako kanya, ndambwira Rodrigue igihe shakishe mbanze mpindurire ubuzima mama, muhindurire ubuzima, murebere business akora, muvane mu bukode. Ndambwira ati mbabarira mbanze nanjye nshaka akazi nkore, ntabwo nasiga mama wanjye muri ubu buzima kandi ari wenyine. Rodrigue yaranyumvishe arambwira ati kora. Rodrigue ndabyibuka yakomeje kunshakira akazi, aza kumbonera akazi ko gucururiza umuntu muri supermarket. Nagakoze hafi amezi 10 nari nyikundana na Rodrigue. Ariko Rodrigue ntatinze, Rodrigue twayaga tuganira akambwira ati se ubu wanyizeye biriya ni ibintu bisanzwe. Ambwira ko nyine nk'umukobwa maze gukura tugomba guhura nk'abantu bakuru nyine. Ariko njye numvaga atari cyo gihe, numvaga hakiri kare, numvaga n'ubundi nshaka kubikora ugasanga turatandukanye. Ese nyine muri kumva impungenge nyinshi nari mfite nk'umukobwa, kandi umukobwa ushaka iterambere, wifuza iterambere. Rodrigue mu biganiro byose twakundaga kugira yakundaga kuvuga ngo njyewe ntabwo nshaka gutunga abagore babiri. Ati Tesi, niyo wenda najya ahantu nkakorana ikosa n'umuntu ugasanga muteye inda, ati nyine ubwo yaba ari wo mugore wanjye. Tesi, naza nkakubwira uti nakoze ikosa ntera undi muntu inda nyine, ari kandi sinshaka kuzajya abagore babiri. Ati ubwo nyine uwo nguwo yaba ari mubi, yaba afite ingeso mbi, niwe nagira umugore, kuko numva mpaye agaciro umuntu waba warambyariye. Undi muntu wa gatatu rero nababwiye ndi buvugeho kugira ngo urize kwihuta ni Kayla. Nimba mwibuka muri za nshuti zanjye. Nyuma Kayla yagiranye connection na Rodrigue. Urumva buri Kayla yari inshuti yacu ikunda gusohoka, yinywera inzoga. Rimwe rero aza gusohokera hano ngo ahahurira na Rodrigue. Kayla kandi yari wa muntu uri sharp, ubwo iyo yagukundaga yari gukora igishoboka cyose ngo akugereho. Kayla rwose ndababwiye ngo yari yarakunze Rodrigue, kuko no mu magambo Kayla yakundaga kunyangisha Rodrigue, amuvuga nabi. Yajya kuri Rodrigue akambwira Tesi, ariko Rodrigue kubera iki wakunze Tesi gute, kubera iki wamukunze acitse ukuguru, kubera iki? Akamuca intege. Rimwe rero bahurira muri boîte. Rodrigue yari yambwiye ngo babe ndashaka kujya kuruhuka, simiruka gusohoka, reka nsohoke. Njye rero sinakundaga ibintu byo gusohoka, ntabwo nakundaga ibintu byo kujya mu maboîte, ntabwo byari ibintu byanjye. Mu kugenda rero yahuyeyo na Kayla, baranyweye, baranywa, nyuma barasinda, ngo sinzi ukuntu bisanze nyine bararanye. Kuko ndabyibuka iryo joro ryose ntabwo Rodrigue yigeze ambwira ngo ndare neza, nta nubwo yigeze amamagara ambwire ko nyine nawe agiye kuryama. Narategereje ndaheba. Kayla we twari tutagikominikana cyane, kuko urumva yakundaga kunca intege, yanyangisha Rodrigue, ntangira kumugendera kure. Rodrigue na Kayla nyine byarangiye bahuye gutyo. Nyuma kakabaye Rodrigue nyuma nyine watangiye kubona ko connection na Rodrigue yacitse, namuhamagaranye nanyitabe, namwandikira akansubiza. Haciyemo iminsi myinshi nangira kubona ko Rodrigue yahindutse. Ariko ubwo haciyemo igihe niko navuganye n'inshuti yanjye cyane witwaga Keza, aranyita yambwiye se urabizi ko ubu mushuti wacu atwite? Kumbe Kayla aratwite. Yahamagaye Keza, njye urumva nagukera yikumvugisha, ambwira ko atwite, gusa ntiyamubwira ko
inda ari iya Rodrigue. Rodrigue rero naje kumwandikira message yuzuyemo agahinda, ndambwira warakoze kunkunda, ese kuki utakimvugisha ntukimamagara, imvuba murega amakosa yose nyine ntekereza ko nsigaye mbona umubano wacu wangiritse. Rodrigue yaranyandikiye arambwira ngo Tesi nishimiye urukundo rwanjye nawe, nishimiye ko wankunze kandi nanjye naragukunze Tesi, naragukunze, ati gusa ubu bwo sinzi ko nkukunda, ntabwo nakubwira ko nkukunda ubu biraremereye, ntabwo nashobora kukubwira ko nkukunda, ntabwo nabivuga pe, gusa warakoze kunkunda kandi uzagira ibihe byiza, nkwifurije ibihe byiza, nkwifurije za ntego zawe zose wahoraga umbwira uzazigereho, uzaba umubyeyi mwiza nk'uko nahoraga mbikubwira ko uzavamo umubyeyi mwiza. Rodrigue yambwiye amagambo menshi nyine ansezera, nyuma arambwira ngo ndi hafi kuba papa. Nahise nibuka ko Rodrigue yansezeranyije yuko naramuka nyine akoze ikosa agatera undi muntu inda, uwo muntu nyine azaba ari we mugore wiwe. Nahise mbyumva nyine ko Rodrigue ubwo nyine atakiri uwanjye, hari undi muntu wamutsindiye, gusa ako kanya ntabwo nabashije kumenya ngo ninde, murumva ntabwo ibyo nari kubona imbaraga zo kubimubaza. Agahinda karanyishe, nararize ko nakundaga Rodrigue, naramukundaga kandi nari mukeneye mu buzima bwanjye Rodrigue. Nyuma rero Keza aje kumenya yuko Rodrigue na Kera ari bo bahuye, Keza arabimbwira, Keza abana nanjye mu gahinda, aramumuriza ambwira ko nta kintu kitabaho kidafite impamvu, ngomba kwihangana. Baje kubana barabana ariko biza kwanga, kuko murumva bari bahujwe n'umwana, ntabwo bakundanaga. None my people, ubu tuvugana Rodrigue na Kera ntabwo babana. Kuri iyi nkuru yanjye rero, nyuma nakiriye yuko Rodrigue nanjye atari uwanjye, agenda karanyica, nyuma no gukunda biragorana, sindongera kubona undi muntu ngo mwizere, sindongera kubona undi muntu ngo numve ngo ndamukunze, sindongera kujya muri relationship numve ko ariyo ngomba kuba ndimo, nk'uko Rodrigue namukunze nkumva niwe ngomba gukunda. Rodrigue relationship yacu numvaga ariyo y'ukuri, kandi numvaga ari we mugabo wanjye w'ahazaza, numvaga ari rwo rukundo rwanjye rwa nyuma. None Rodrigue byarangiye gutyo. Gusa nk'abakunzi banjye Tesi, umuntu wese wabashe kumva iyi nkuru, nk'uko nabibabwiye ko Kera na Rodrigue batakomeje kubana, gusa umubebe bamufitanye. Nyuma Rodrigue yaje kunyandikira ambwira ko we na Kera byanze. Rodrigue none ubu tuvugana asigaye anyandikiranye gusuzingaho, ambwira yuko ashaka ko twabana, ko ari njye mugore wiwe, ko ari njye wakunda, ko ari njyewe twakubakana bigakunda. None my people, ntago ndi kwiyumvisha uburyo Rodrigue namubabarira, ntago ndi kwiyumvisha ko cya kintu natekerezaga kuri Rodrigue ko yaba umugabo mwiza, ntago ndi kumva ko yamuba, nimba ari umuntu utabasha kwifata, nimba atari umuntu ubasha, ntago ndi kubyumva. Nubwo yego ndamukunda, ndacyamukunda, niwe numvaga n'undi azaba ari urukundo rwanjye rw'ibihe byose, ko yaranyumvaga nkamwumva, ariko ntabwo ndi kubikurura nongeye gukundana na Rodrigue, ntabwo ndi kubikurura nongeye kwizera Rodrigue. Ese mwebwe muri kumva mfite ikosa kuba ndi kwanga gusubirana na Rodrigue? Se subirane nawe se? Rodrigue si ubwo murumva ari uwanjye? Rodrigue ntabwo mbizi icyo gukora, gusa sinzi, buriya umuntu agira ibyifuzo bye, njye numvaga ntashobora kubana nyine n'umuntu nzi neza ko afite umugore cyangwa se umwana.
nubwo yego batasezanye cyase ariko mba numva nyine ari umugore we, mba numva nyine ari umupapa w'undi muntu, sinzi kongera kwiyumvisha ko nakundana na Rodrigue. Inkuru yanjye na Rodrigue nuko yagenze, byarangiye nyine Rodrigue anengushye gutyo, gusana n'isaha arakinginga, ariko mu mwanzuro wanjye no mu kuri kwanjye ntago nshaka kubana na Rodrigue. Ndabizi ko Imana iba ifite abantu b'ukuri kandi guhuza n'umuntu wa nyawe. Nizeye ko Imana izamuza n'undi muntu, nizeye Imana ko izamuza n'undi muntu wanjye apana Rodrigue, kuko Rodrigue ntakiri uwanjye. Sinzi, ntabwo ndi kumva ko urwo rukundo yaba afite rwaba rwo kubaka. Yaba nkundiye se yuko wenda mfite imico myiza, yaba se agarutse kubera ko sinzi, kuko no mu bintu byabatandukanyije na Kera yatubwiye yuko Rodrigue yarasigaye yasinze, Rodrigue yarasigaye amuraraho nyine amutuka, amuvugira ku matelefone. Nyine muri kumva ntabwo ari umupapa mwiza, ntabwo yari umupapa mwiza habe na gato, kuko ntabwo, kuko n'amakuru ye dufite yarasigaye nyine agira uturimi twinshi, kuko urumva banakibana bataratandukana yarakimamagara akimbwira ko ankunda. Nza kubona yuko Rodrigue atari seriye, nza kubona yuko Rodrigue nyine ntazi, nyine buriya hari igihe umuntu agira inshingano agukunda yego, ariko imico yiwe itari myiza, cyangwa se imico yiwe ku ruhande nyine atari imico wabasha kwihanganira. Rero njye na Rodrigue nuko byarangiye bidakunze. Rero narebye guhatiriza uko nimba umuntu yaba buriya urukundo, cyangwa se waba ukunda umuntu cyangwa se wagukunda, ntabwo bivuze yuko ari ihame yuko mubana. Hari igihe imico yanyu bidahuye, imico yanyu idahuye, yego ntabwo abantu bahuza imico na nubwo mwabana wenda hatagize utuntu tuzamo, ariko burya waba ukunda umuntu, niyo nama njye numva nabagira, waba ukunda umuntu nawe agukunda, banza umenye ngo ese imico yiwe nzabasha kuyihanganira. Nubona utabasha kuyihanganira, ni ukuri ntuzahatirize, kuko urugo ruba rwiza iyo mwumvikanye. Rero njye na Rodrigue nuko byarangiye, mbona yuko imico yiwe cyangwa se ukuntu asigaye ameze bidakunze. Ubwo rero nuko inkuru yanjye yaragiye na Rodrigue, gusa namukundaga n'ubu ndamukunda, ariko ntabwo njya nemera yuko urukundo rwanyobora, kandi mbona yuko aho hantu nta kwishima, najya nanamukeka, najya ngira gute. Rero byarangiye gutyo. Ubwo rero bye, mwarakoze gukurikira iyi nkuru, komeze mukore subscribe, share, like na comment, kugira ngo dukomeze dusangire izi story zanjye. Nababwiye story igiye gukurikiraho ni y'umumama mwiza, abamama beza. Nkunda umumama ugira inshingano, nkunda umumama ugira ubunyangamugayo, nkunda umumama ugira ikinyabupfura. Ntimuzacikwe. Bye.